utangiye kudufunga gutya kabisa Nahise kuri sheri Nasengera umeciye. Nuko sheri cheers la Kugadani. batangiye gutuma shaka ubwanjye mwakire ryo shiraho nawe ku bwanjye basi babareke bo twikorera ni ukuri akira disi hano Cedric cheers okay ora yinde Agatereke tugaciza. cyaze reka mbabwize ukuri buriya uyu munsi nari ngutegereje Kunyina nubwo ari gito. Sibyo? Kuko ngiye ni segonda ndi kumwe nawe rirakonta. Buriya wiki ku kazi ndahangayika. Mba ndi kubara amasaha mvugana agataha ryari. Rero sheri wanjye mwiza mugore nkunda. Kibasumba wanjye. N'inzobe nziza ukusa no kureba no kumeze urabizi ko aribyo nahoze nsengera Imana. Dani uri wakunda narakunze please uzi kuntu kubona umuntu ukunda ariko n'undi muntu uzi kuntu bibabaza se still nero ni Alisa ati ibintu mwankoze nzabishyura umva aho bigeze cyo niyemeje ko nzarwana ariko iterabwoba ryo ndarirambiwe ariko ushobora no kuba umuzi ahubwo mva nzamukwereka turi kumwe nibwo bizaba ari byiza kurusha kubikubwira gutya ayo matsiko yagumana impaka ku munsi nge Because ndashaka ko uza mu rugo nshaka kukwereka abavandimwe nanamutse kujya ugira ise kutaranabimbaza aho narimo no bifite amatsiko ariko mba nzi ko atari igihe cya nyacyo ukaba ari wowe uzabimbwira akuntu waza ukansigarira mu kazi ko nari ngiye guhura na famiye ku mukunzi wanjye ntacyo simbuka ngewe imirimo yose ya hano isigaye ndasigaranye gukorera nta kibazo sibyo nta kibazo Usi sheri ugenda muri sheri wawe ko tebutsira nukuri ntabwo ninda kamurebe uraza kumbura yego arahumura ntabwo ndi butinda iminota mike sidinga rero muri gutuma yishyira sawa be wanda wacu wanyandamo ikisi mbona uri kwikanga kumura wikanze ikari mezute ni karibu nani mezute yameze neza nta kibazo ni karibu mu rugo urisanga yakoze cyane ni karibu umukobwa mwiza akase gaseka gutyo bigenze bite reka jye wumva ibintu bintunguye hano ngire kuzana byawe ndetse dani wowe na Kami iki se ako bite umukobwa yitwa Kami ariko bite bayitonze muraziranye bo witonze kumusobanura dawe yisobanura simukuru oya reka kwisobanura reka ngusobanurire cyaze dani mbega umuhungu dani uranyu biki iki se wowe uyu mukobwa turakorana niwe manager ese mama uzagira ibanga ryayo noneho ikintu kinangaje dani ko nigize mbabona wowe na Kami muteretana kandi dukorana no mwese dukora hamwe ngo tukwidara pero so mugani niko ngo bakubwira ibintu byose dore gaho baje reka ku buryo mu misha ko mukundana se ngera tadabyishimiye umukobwa mwiza my god mva ko ndi inzobe ndayamani ubu wemeye cyane pe ako ni n'umuzungu urabona ruba hano hafi se hey ibibabwiye tedeo wow urubaye ni manager wayo uyu ni nakubwiraga mushiki wa boss wacu ese mama wa undi wanyirukanye kongera kangabura ubwo boss wanyasate ibaze nawe boss wacu kubona se niba afite ashaka kuba ari umuzungu komanda yacu uko aratinyitse oya wimubeshye ako umuntu mwiza umuntu wanyirukanye kongera kamakaza ni karibu turakwakira mu muryango wacu ariko nzabaca abandi bindi babiri kubera iki se muri ukuntu mwiterateranya mu
mukore mu mufuka muri ko mwagenda cyakoze Dani urantunguye akoze ko mwatera umuntu isoni ni ukuri urekura amagambo ya Dani yashize kandi ubwo njyewe ntabwo nsanzwe mvuga ntabwo abanyama umva se nkubwire twakira umushyitsi hano haba hari wayini haba hari amata ariko abakobwa beza b'inzobe bakunda wayini na fanta zo kutamusiga urabizi neza ko uri umusirimu reka nanjye nijeje ese mwajye mu kawayini uragashobora yego nta kibazo sinabikubwira abakobwa b'inzobe bakunda kawayini Dani umuziki wumve kabisa cyakoze Mari urabibona gute umva perfect aho mayangaye Imana yanjye 100%. niwe sister wambwiraga we niwe kibambana arakubera ajya mvugaho yajyaga kumbwira ko afite sister we ubwo ushaka ko yiyemera nta kintu kibivuze gusa nabwira ko afite sister we gira umutima mwiza ariko finally ndabyiboneye na Dani nawe ni uko nguko ntabwo wayobye pe warakoze kudukundira umuhungu disi nkabona usiga ufite akanyamuneza umutima mwiza cyaje gucamo Imana yarabikoze aha uradukosoye pe mbega umwana mwiza sigiyiza n'icupa uyu si byose yarimo gusa utanga wo mu kirara ndamusukiramo n'akandi ryoherwa twebwe twakuyemo twacu tumeze neza cyane twariye twanyweye twari tugutegereje ni mu manager agira umutima mwiza ari umubone mwiteho yagira umutima mwiza cyane birumvikana uko asa bigomba kujyana n'umutima Shadani mbamese ndeba kana muzabyara sibyo ariko nikazaza kandi cyangwa ngiye kubazanira umusoro wiki ariko wenda nikabaraga kubwa nta kibazo uzamwika se n'uwaho tuzamwirya suko mwe ntimwifitiye imigongo harira azabero natuzaturere igihe uzaturere nikiniraga none se ubu watubwiye nako amazina ye ni Kami yonyine Kami natwe ntabwo twakwibwiye ngewe nitwa Lise sisiteri mukuru waba bose ndibaza abo muraziranye musanzwe mukorana nishimiye kumenya nishimiye kubamenya cyane ndabizi neza ko no mu rugo nibakubona bazakwishimira kandi ubu Dani wasanga yari yaramubeshye ko ari we mukuru muri famiye umva Dani niwe ukurikiye uyu nguyu hari se ko nabona wowe no kwagera gusimbuye nawe aravuga ubu nyine yanyivuyemo ariko ibyo ntabwo ari n'ibintu byo kubeshya umuntu muri nyine uri mukuru mu mutwe mu bikorwa ariko ni njye wamuruta yego ubwo ibaze ko njya udusha imyaka 4 gusa uyu nguyu wese tungana akwakana uri kunungana na Kami ndi kubona abantu bakundana shaka numva rangi mbishaka ese ni Kami ni Kami ni Kami cyakoze mana mbuze nicyo navuga pe Hello. Hello. Sister bitese. Ni byiza. Ese ko wahezeyo bitewe kundaje ahangaha? Natinze cyane kuko byari byiza. Menya bagufashe neza kabisa. Bamfashe neza cyane n'abana beza. Nibyo? Cyane nishimiye guhura n'umuryango wawe. Wabonye bimeze bitese? Byari byiza n'abana beza ntabwo bigeze banyirika. Nukuri byari byiza nawe nabuze ko bivuga byashimishije cyane. Umeze utese ku kazi? Chasava ama ibyo nagombaga gusinya wansigiye ko byari umurundo, byari umuba. Byari byinshi nari akazi kenshi ariko ko mandi kugakora njyenyine kandi byari byinshi. Ese mbwira ino file yo muri Rwanda Revenue
nabyo ngomba kubisinyaho cyangwa no gutegereza? No, iyo file niyo bagombaga kuyisinyaho kuko niwe nari nategereje kugira ngo uzaze kubikemura. Okay, nari nanze rero kubisinya ntaramenya neza niba mwararangizanyije, ariko ndakeka ibyinshi nabisinye. Okay. Nizere ko uzongera kunkenera kera rwose. Urakoze cyane kuko akazi urabungabanyije. Uraza ryari se? Kera tuzagukumbura. Zankumbura se shaho ko wagiye muri gahunda z'umutware wawe. Ariko sava, ubwo wishimye, ubwo umeze neza, sava nta kibazo, take your time. Nanjye mu kanya ndabona bisa nk'ibisojwe. Ndabona minsa nk'ubirangije. Kereka utuntu dukeya nyine gucompletinga, ubundi sava. Okay, nta kibazo nasi. Ewa, sawa rero nari nguhamagaye ngo numve uko bimeze, numve n'igihe uri bugerera aha ngaha. Bimeze neza nanjye ubu ngubu nibwo nisohoka ndikuza. Ntabwo ninda. Sawa, merci. Ego daha. hari izuba ryinshi cyane njye nahiye nashize. Bose no kusanzwe uri urutuku naho uri kubyumva. Njye nashize no kuri ariko biraza kugabanyuka. Umva nimba ari uku kwezi kwa kabiri sinzi noneho kabisa ndabarabura ari bwirukaye. Ubwo se ubwo wakirukanka ukansiga? Subizi sinigutya nkagukubita mu mugongo. Twagerayo kare. Shabe nishimiye ukuntu watumye mura n'abavandimwe bawe. Uburyo wari wabyanze wabibonye gute se? Wabonye gute? Ntabwo rero nabyanze, byaranshimishije cyane guhura nabo, ahubwo ninjye usigaje kuguhuza na musaza wanjye. Wowe urimo urabara abavandimwe na nubwo urabara ko ubu ngubu igikurikiyeho ari ukujyana kwereka ababyeyi noneho. Uri tayari? Dupanga igihe cyane, ahubwo nditeguye. Dupanga igihe udatuma mbijyamo ukanenguha. Ntabwo nagutengura bisi ko igihe cyose muri nyuma yawe. None se uyu munsi ufite iyihe gahunda? Umunsi na gahunda idasanzwe, ngiye kugera mu rugo ndebe ukuntu ibintu byifashe, ndaza gusubira mu by'akazi mu kanya gato yamaze kuruhuka. Kuko ndimo ndapanga ndagira turebe kure twahuza twajya duhuza nko mu kagoroba nyuma y'akazi. Mu kanama k'ababyeyi siko abandi bakita. Twaturinda twigishije ko ari dushyashya kuri wowe. Dushyashya? Urumva nyine bidakwiye? Biranunguye, gusigaye nungura muri iyi minsi, usigaye ugira utuntu twinshi. Ariko nuko nabitekerejeho nsanga dushobora kuba tubonana igihe gito gatuma ngenda mfite urukumbuzi rwinshi. Nanjye nari mbikeneye, ahubwo nuko rero nabuze abantu mbihera mbikubwira. Wakoze kunanga. Ariko ni ryari umunsi n'uyu n'umwe uzambwira ngo ndagutanze noneho nkoze kano kantu? Nanjye muri iyi minsi ngomba kugutanga nkagutunguza akantu keza cyane. Are you sure? Ni ukuri. Ntegereza. Ubundi kuki mbikubwiye kandi utegereza uzakaba. Jemba bari ubanza umbwire subize banza ukarya ako gashokora dufite n'utundi hano iswe ubaye ikize. Umva nkubwire mbabarira ubwiza ukuri, wabonye ukuntu kari agasheri ka Dani arakajungu ari keza. Buriya kandi niko nakubwira ko agatukutuku rero sobonye ari agatukutuku byanyabyo. Umva byatari baragakunze cyane. Njye ntabwo nari nzi ko habaho inzobe irenze iyanjye, ariko sharise ntukabone kuriye. Uriya mukobwa ku kazi ni kana nakubwiraga kanyirukanye agashira iminsi kakongera kakangarura, gusa n'akana keza, ariko iyo ari ku kazi umva aba ameze nk'umupo nako nubwo ari urabona
wowe uri mukuru kuri ngewe abantu bakera bitaga abajandarume urabazi narabumvishe numvishe papa ari kuvuga ngo abajandarume ba kera narabyumvishe papa ari kubivuga ngo babaga bari seriye ngo bari seriye byatari ngo kuburyo yakurebaga ukahita ubona nyine ngo mu maso n'umujandarume byanyabyo uriya mukobwa rero nawe yari mu kazi numubone kuri kuntu yarigize romantique yishyize kuri Dani wacu ariko kwibebeza sheri gukaza bameze nk'umujandarume uriya mwana nabonye yitonda karitonda ni keza kandi nta buseri nigeze mubonana mu maso ntabwo wabonye ukuntu akanura ngo oya wenda we ntabwo wabibona ariko noneho hari ukuntu akureba niba ntabwo nzi ukuntu abireba yashagiye ubwo niwe wamunaniye nacyajya kwirukana ubwo niwe wari wamukosheje kariya kana karitonda narabibonye mu maso yako urumva gusa mana yanjye naragakunze ni keza Dani yaguye ahashashe pe ariko reka nkumbize ukuri Dani Imana iramushumbusheje reka nkumbize ukuri uriya mukobwa ngira n'ubu ntabwo ndemera ko akundana na Dani kubera uriya mukobwa rero akundana na Sharon oya ntumbwire harya niwe uriya mukobwa niwe akundanaga na Sharon uziko niwe manager wambwiraga ubu ndi kwibaza Dani yamutsindiye gute uriya mukobwa ukuntu ari seriye kurafunga umutwe ni n'ukuntu Dani ni umuntu uri aho ngaho ngewe mbona Dani itari na romantique nta n'ibintu by'urukundo aba yitayeho ntabwo ndibaza Dani ahubwo njye ikintu nibajije ni wowe wakundanaga na Sharon hanyuma biza kugenda gute ku buryo aza gukundana na Dani kariya kana buriya ntabwo kabeshya Dani mwanditse mwamaye amahoro nanjye ko ndi umuntu iyo mvuze ngo hagarara nawe ari guhagarara neza bwa burenganzira bwo kugenda kariho kiburi cyanyu gituruka ariko si kiburi ki je nawe ngewe hari deni nkugire kamubaza ikibazo kimwe ubundi confidence ugira uzikura he ahubwo mwebwe ubugome mugira mu bukura ubugome sigira ngo ari cyo ari wabona muri make intambara nayishoyemo gute se muranziza iki ugomba kumenya n'uburyo ugomba kuyirwanya none se ko nta muntu force urukundo nge nigeze ntegeka ari se kunkunda niba atagukunda wazashatse abandi bantu ko numvise ngo wize za Burayi na zahe hose nta bakobwa babayo ubu wateze indege uza mu Rwanda uza kurwanira umukobwa utanagushaka utakwifuza mbona mubwire pete yawe niba nkubwiye gutya tuza ndakumenagurira hano tuze hano nta n'umuntu umwe atabanza ngo agutabare rero ugabanya ikiburi tuze ubwo bwambo uri kwivugisha ntacyo bwagufasha kubyumva ikintu nakubwiye cyo ni kimwe ugiye kuzicuza impamvu wamenye isura yanjye unasaba Imana isubize ibihe inyuma aho kugira ngo ubere umwanzi nzakubera inshuti bitewe n'ibyo ngiye kugukorera ntabwo nifuza kuzagira inshuti nkawe uri kubyumva bitewe n'ibyo ngiye kugukorera nzakubera indoto mbi hano uzajya ubona n'isura yanjye ibyo ugiye kunkorera se biruta ibyo wankoreye namwica umuntu waza kongera kunkinishiriza musaza wanjye mu rukundo ntabwo namumerera neza twagize Imana tubona kize kagashinze uriya we kendaga kuzankuramo umwijima oya mbabarira Dani yagize inkondo nyinshi pe ariko wenda nambana kano karaka manager umva karaka manager impamvu ngewe kuba yakundana na Dani ngiye nta kibazo kubera yuko uriya manager uri n'umwana mwiza umva Dani akwiye ibyiza ibintu ariko nkorera muri minsi birarenze Imana izamfashe kariya gakobwa kamukunde kamunkundire kamuhekeya kamuhoza amarira yuriya mu exe
wari umumereye nabi ukuntu utangiye kumuvuga nangiye kumukemanga ahubwo uriya manager ngomba kumukorera ikintu bita isuzuma nkamugenzura ngamenya ngo akunda Dani kuko njyewe nibaza ukuntu aba bantu manager turakorana ku kazi Dani turakorana ku kazi nibaza ukuntu manager yaje agakundana na Dani simbimenye kugeza aho baswitizanye kuriya akamureba kana ko mujisho usko Dani yabuze amagambo yo kuvuga nyine Dani se sumbuza uyu ngo ni sister wanjye ngo mukuru ngo kanika ryozo ngura kazi ngo nyine ngo nanjye ese mvuga Dani ambanye sere bigeze aha abantu dukorana ku kazi twirugana umunsi ku wundi ariko misenyeka impamvu yanyirukanye manager akahita yongera akangarura no kubera se bakundana urasanga ari we wikundishijwe kuri Dani kubera yuko Shalom bashwanye akahita yikundishwa kuri Dani wacu abonye ari igisore cyiza kirekire cy'igisitiyo akusha cyose ugira amagambo abandi mpamvu kuri agakobwa kakunze Dani ugabanya ayo magambo uzi uko byatangiye uzi aho bahuriye uzi uko byagenze bari kubiteka umukobwa yabonye Dani ari isitiyo kandi abakobwa benshi basigaye bakunda abangu b'abasitiyo barebare bagororose cyakoze dufite igisaza cyacu cyiza Yesu ndibaza mwarano waraguye ngewe sibyo ukuntu uri mwiza kwita amaso ya Dani nawe uri mwiza ahubwo iyi mico mu mico niho dutandukanye turi contre gutya ntabwo duhuje pe nasa nawe nubona umusheri nibwo uzahinduka ntangiye no kundakaza natangusubiza n'ibibiswi byawe dore umvuna urutugu byo ntago ari byo n'ubu wankoreye narwongezaho ntago bihagije ugomba kuva kuri Alice ku nabi kuko ineza yo nayo igihari iyo natangiye urugamba mba ngomba no kurusoza aha rero ni urugamba washigisha ngomba no kurusoma sibyo kuko iyi ni intambara ushobora no gushiduka ese ukeka kuri hejuru y'amategeko ushobora no gushiduka wisanze muri serikare wa mushenzi niko wakabona ukwigize gutya kizamuye ubundi ubona ufite imbaraga zingana gute ubwo bwanwa n'umuntu awupfura ugomba kuva kuri Alice ku nabi no ku neza ubyumva niyo namuvaho se ko atagukunda ko atakwemera uri umutima ni wowe plaque y'umutima wiwe niyo namuvaho niyo namureka niyo wanyica ntago byatuma gukunda ariko utagihari kubyumva uri kumatiriza kugera kure hashoboka kandi iyo nageze kure ntabwo njya mbasha gutekereza icyo ndibuze gukora nyuma nanjye ubwanjye ni imyanzuro mfata ariko ndabona aricyo wifuje sibyo njyewe ntago nigeze mforce Alice kunkunda wowe waje usanga njye naje dukundana kandi icyo ndeba sinzi niba hari nicyo uzabikora nasanze Alice mukundana uzi njye Alice igihe twahuriye none se ni njyewe ugeze njye namutegetse uzigiye twahuriye kandi Alice ndamukunda sinteganya no kumureka ikindi kandi vuba nzabana nawe kuko nawe arankunda nta n'icyatwitambika kandi Imana yabihaye umugisha niyo wowe n'ababyeyi biwe bizakunda gute utakiriho wamureze uzi ko nagukura muri iyi si wa mushenzi wowe uzayinkuyemo icyo nzi cyo ngewe aho najya hose nzaba ndi kumwe na Alice kandi mbere yo kugira icyo umukora muzanapfana mbere yo kugira icyo umukoraho uzabanza kugikora ngewe wowe uzaba apfuye mbere deje uzaba apfuye mbere mushe bamubwire we ariko amafuta nyatse biswi yanjye atangiye kuyigutambika mutangiye kutireta nawe biswi yanjye sinakuguriye ako se wowe nimba uba ufite umushiha niba udufite ishyari wazashatse sheri wawe ukareka ibyo ngaba shakira nkagusubiza wazashatse sheri wawe ra arivuze ngo wazashatse umugabo wawe neza ubundi ubwiwe n'iki ko gihoza ari simba oya azashaka umugabo we ntuntu kazagiye urubona abantu bikundanira ngo ubizanemo imishiha ubifuhemo oya ejo bundi yaravuze ngo wowe ngabonye umugabo ngo umukeneye
ngo niyo mpamvu yose amagambo yavuze ko naragumiwe wambonye nkeneye uzashake shiri wawe yewe nta mutima mubi urimo umva mbwire rero niyo nashaka shiri niyo namushaka cyangwa niyo namugura ntabwo nashaka shiri w'umukozi so uvuze ngo utwo tugambo twari kuvuga ngo shiri ngo nzamushake ngo uvuze ngo ntabwo nashaka shiri w'umukozi mu byo nakora byose je wumva nkubwire ntazongera kugukubita ntabwo nashaka shiri w'umukozi utazongera kumbyukiriza satani ubyakira njyewe iyo bakuvuzeho mpita numva nsanze hari ibintu maze kwakira burundu ntazongera no kurakarira hari umusharo wo muduhuye nawe wendaga kumbamba mu muhanda hari n'amagambo ya gihozo Shamo murahuye byo bite subwo yambitse ute wowe ntambaye ubusa Sose kandi ndi mu rwaro wowe biguteye hari ikibazo biguteye warasaze mwana wama ubwo sagize nk'umushyitsi uza hano agasanga wambaye gutya mbese umushyitsi utazi ko ndi umwana nako umwana urakibarira mu bana ubundi se wowe kutagira nayingurira nkugurira se uyu wambaye no wandi ariko n'uburyo ngurira udukabutura yagiye nawe kwigurira wowe ntabwo ujya unanyibuka areba hejuru y'imipira yose wanjyanye wamazeho ngaho tubireka ibyo ngibyo ni byo wari ufite ko mutaza kubireka ahubwo ndani nyibwirira ukuntu wowe ubu ngiye kuzaguhinga sitiyo kubera ko urarenze dani ntabwo ubaho hano mbanza bakuntu uburyo wowe utera agapapo umeze nka wa muntu ushaka kujya kurwanira igihugu akahita akigombora abanzi bari bagiteye bakahita bajya ku ruhande akahita agombora igihugu akahita kirwanirira ahubwo urashaka iki ndaringiza ukuri ukuntu watsindiye kiriya cyana cya manager nako ukuntu watsindiye uriya mu manager kumwita icyana kandi itunganya ibi nako nabonye ariko da wamwatse rero Shalom kamutsindira ariko mubwije ukuri ndamubwiye ni ngewe niyo uko byamera kose niyo napfa uza amagambo mbwiye bigenze biti ngo iyi ni intambara ngo nashoje ngo ni intambara ngo nizanyemo kandi ngo nta buryo buhari bwo kuyisohokamo ngo ni nicare ngo mpangane n'ingaruka zigiye kumbaho ndamubwiye ni nge nta bwoba mfite niyo napfa nzapfana na Alice ndamubwiye ngo ngewe ntabwo ushobora kuntera ubwoba turi mu gihugu kibamo amategeko duhure mu muhanda yanga ko mpita sinakubwiye umuntu nari nagiye umuvandimwe nari nagiye kwakira yego rero nje nihuta Shalom we muhuye mutegi ari duhuriye ruguru ahangaha gatoya hano haruguru niba yaravuye aha niba sinzi iyo yaraturutse nagavuye hano ntabwo aramfashe mu muhanda ngumva nkubwire ngo nutareka Alice ngo intambara washoje ngo umenye ko ngo ngewe ngo uzicuza ngo kuba waramenye ngo uzicuza ngo kuba wara ibintu byinshi ndambwiye ni ngewe Alice dukundana kuko imitima yacu yahuye ntago umuforsa kunkunda nanjye nta forsa kumukunda kandi ntawe ndi kwiba ntawe mpeta wamwambitse ntaki urumva ndambwiye na Alice ahubwo wowe uzamureka usubira i Burayi niho hana abakobwa benshi ibyo yigize uyumvaga ari bunkange se yo shiri ntabwo urumva ntabwo bufite bwiki se shiri wowe byihorere ngewe ngorega wirukanka nimbwa cyane ukayimara ubwoba shiri nukuri ntago nzamureka anyigireho buri mirongo gutyo ngende nta soni ndamubwiye ni ibyo ushaka ibyo upanga byose wamaze Alice sinteganya kukureka sinteganya kukuvaho nta nonzigera mbona kujyana ngo byihorere nge nawe tuzagumana nubwo baduhiga nubwo urukundo rwacu nta muntu n'umwe urushyigikiye ruri guhigwa ruri mu ntambara ariko ndize neza ko tuzahitse urukundo rumeze gutyo nirwo rutsinda ajyo nta bintu byadanje ahubwo nuko nanjye nawe no kubikubaza gusa by the way nanjye nabyumvisheho ku bya Shalom ko bakundanaga kubona naramuriye wendaga papu ariko ntabwo ari ibintu nyine ntabwo yari purpose gusa ikintu kiriho Dani reka kwijijisha wariga papu Shalom ubizi neza ko yego nabikoze mbizi wamurega papu bizi
yego gusa nshaka ko tuvuga wari ubizi ko bakundana na Sharomu cyangwa wabyumvishe nyuma? ndabimenye nyine nuko Sharomu yigaragaje ko bakundana. ingeso ze Gute se? ingeso ze nyine z'ubugegera erega burya iminsi y'igisambo ni 40 ukora ibintu na bwa buntu ujya wikora gutya sha uzajya hanze ndakuraye Jeho Sharomu uri ubona ibaze nawe kugenda agatereta manager akaza kanatendeka warise agatendekaho n'abandi bagera muri bangahe. Izina rya Yesu yari afite abandi bakobwa bakundana none yapfuye iki na manager? Mbwira rero niyo story urumva nigize kubaza nanjye manager ngo niki cyatumye batandukana na Sharomu anyima amakuru nayataye nako ntagize atuma nahamara amasasha naho wabariyo nta n'ikintu ambwiye kizima arambwira ngo twarakundanye gusa sha umva byarambabaje pe ariko nimba barakundanye uyambwiye mbese umukobwa wakundanaga na Sharomu uramuzi atari Kami? Oya njye icyo Kami yambwiye yambwiye ko bapfuye ko Sharomu yatendekaga yari afite abandi bakobwa ntabwo bahuzaga mbese yamusangaga mu bakobwa ejo amusanganye n'uyu ugasanga ni isheni ni ingeso mbese itake. Urukundo abantu batifuza nirwo rugo rwubakwa. Si kumbona warakaye ko ufite umujinya wo kubimbwira n'umujinya. Oya nuko amamaze kunzamurira kamere. Uzo umuntu gusanga mu muhanda agashaka gukubitira mu muhanda nambwiye none ibeshye unkoreho. Ako barakumenyereye. Uzi ko bakugizeho ingoma y'abakuru. Mbagira ngo ngewe mba ndi gucisha make kugira ngo byibuze utazumva ko ndi umunyamahane ngo mve ko barwanye nanjye nkabasubiza ukumva ko ari ubunyamahane. Ariko ubundi hari limite zigera umuntu akumva ntago yabasha kwihangana. Mana yanjye. Sibyo? Ibyo ashaka gukora byose niba ari ayo mafaranga azakoresha niba azagura imbunda kandi asa simbizi ibyo azakora byose pfa kuba ndi kumwe nawe uri kuri side yanjye urabizi turi kumwe iteka ryose ariko ndiko nabyagungabanyije nawe ufite uburakari bwinshi ashobora kuba akubwiye nabi cyane ambwiye nabi handi umuntu ashaka gukubitira mu muhanda yaraje ahangaha areba ibintu yadukore sindanakira neza arashaka nta soni nese ngende umwana we yirirwa kubita ngo hejuru y'urukundo wenda yaza kuba umukunda nkaba ndimo mu gutwara sava ariko se umuntu ntumushaka warabimubwiye ntumukunda n'ababyeyi barabizi yuko utamukunda ntugire ubwoba birambabaje cyane abakundana Imana ibiri ku ruhande rwabo sibyo naho ubundi kumbwira ngo byaba gihozo ngo by'umukozi nese n'undi ko ndi umukozi kuba binyita nyine nuko ndi umukozi ntabwo mba nshaka kumva iryo jambo njye narabyakiriye kiriya gihugu cya Sharomu kikaza gutereta Alice gifite n'undi mukobwa gifite na Kami ahubwo nawe ufite ikibazo ko uzi ko afite Kami ukaba uzi ko aza no gutereta Alice se kujya udakunda mwene wawe wewe ntabwo bizi ukuntu byagenze urumva njyewe namenye ko ibintu ari uruziga urumva Sharomu yajyaga ari iki bivuge urumva yakundaga Alice agakunda n'uriya mukobwa muri gukunda nyine uriya mu manager wawe shiri wawe noneho nza kubona ari kumutereta noneho mbibwira Alice mbimubwiye nibwo nyine aribwo cyagiye yahise abikubwira cyagiye nagiye kumuneka nkazana amafoto cya Sharomu kiri kwinginga uwa mushiri wawe uriya muri gukundana noneho nibwo nabimenye ariko ibyo ngibyo by'uwo mukobwa ntabwo nari mbizi niyo mpamvu cyagiye ukamubwiza ukuri Sharomu yateretaga Alice umuntu wabaho nka Sharomu umva sinzi kabisa yari afite Alice afite Kami afite abandi yatendeka agashiraga hejuru umva mbese wihaye kubaho nkawe uretse gusarira muri iyi Kigali ahubwo afite n'amafaranga kireka kiriya gihungu Imana izacyemeze izagikubita ibihano bigikwiriye ntabwo gikwiriye Alice na gato ati kabisa azajya ahandi ibyo byagiye kumugaragara ubundi ikintu nabonye kumva Alice akuriye umuhungu kumva njyewe umuhungu ukwiriye Alice njya mubona mu nzozi kumva njya mubona mu nzozi nkamushushanya nkabona ni umuhungu gusumba w'umusitiyu nyine muremure ariko udafite direde nyine ese Cedric mupiki ko urumva buri gihe ibintu byose uba ukora
ubu Yesi mubwiye umuntu umwopoza udota mu nzozi ukwiriye Alice wowe nadirete. ibyanditse birakure warebye ibyawe wahanganye n'ibyawe. Injira. Ndio maana imeleza. Imeleza saduke. Nahise ko biri buze gufata umwanya munini ugatinda. Niba ndi mu kazi kose. Okay. Merci ndaza kuza kubicishamo amaso mu kanya. Tegereje iki se kutagenda? Tegereje iki kutagenda? Nari ndimo nitegereza umukazana wacu. Giho ibyo ngibyo n'ibyo hanze bizatuba turi mu kazi tujye tubaseriye. Ariko no muri seriye. Ahindi kwitegereza nyine umuza w'umukazana wacu vuba sugira ngo buriya ngira ngo biba byoroshye. Ntabwo byoroshye ariko nitubizana mu kazi bizageza akazi reka tujye tubishira ku ruhande tubivugane tuvuye mu kazi hari ikibazo nisaho kuko mu kazi dukeneye kuba seriye. Njye ariko mba ndiseriye ubona ko nyine ibintu bikora fast fast. Byo nta kibazo byo wabitunganyije kandi wakoze cyane ndahita mbicishamo amaso nari mbikeneye. Ariko nyine ntabwo nagera nakobajije akantu k'amatsiko mfite. Nashaka kukubaza nyine urabona ukuntu we na Dani nyine mumeze nyine nashakaga kumenya bivuge gute koko ukuntu reba bituma umuntu yibagirwa n'ibintu aragiye kuvuga ariko ndabyibutse reka mbikubaza imiti ngenda ntabwo myenda nashaka kukubaza nyine igihe wowe na Dani muzakorera ubukwe kugira ngo nyine mbe nitegura mbe nshaka n'agakanzu kameze neza kugira ngo nyine nzabe ndi fiti. Ntabwo nabikubwira ko ibyo n'ibyanjye na Dani tuzabibamenyesha twamaze kubipanga ariko ni ukuri ibintu tubishire hanze y'akazi sibyo? Urabizi neza ayo mafaranga warayabonye? Narayabonye so. Okay. Bisobanuye ko umutipe ashobora kuba umukire. Ntabwo ashobora kuba ari umukire ahubwo ni umukire afite amafaranga kuko we yahamagaye numvaga uwo yahamagaye we ntabwo yamusabaga cyangwa yaguze ahubwo we ubwe yarahamagaye avuga ngo nshaka amafaranga miliyoni 12. Urumva ko atari umukene kuko ari umukene ntabwo yigeze aguza hirya no hino. We yarahamagaye avuga ngo nshaka amafaranga ya nayo. Cyatuma ari muri rugose kandi akora akazi gakariye kandi ari umukire. Nanjye nicyo nibaza. Tuve muri ibyo ntabwo bitureba. Urabizi ko gahunda twari dufite yo kumwica. Okay. Nonaha rero gahunda zirahindutse. Nanjye wamwisha ntabwo naguhisha nzakubwira ko warangije kuba n'ubundi inshuti yanjye ukaba inshuti y'umuryango ukaba ugiye no kuba umukazana wacu. Ni ibintu byo kumisha kuko ngiye buriya nanjye nanakubwira n'utundi dukobwa tuba twiyenza kuri Dani nubwo tudahari kandi ngendera ariko najya nyamara nyigizeho inshuti ngewe najya nkubwira n'utundi tuntu ariko nabibi ubushatse nyine kumisha kandi ntabwo ibyo bintu ari good. Oya ntabwo yageze mwisha ahubwo nuko ntarabiganiraho na Dani. Ubwo nituba twamaze kubiganiraho tuzakubwira. Sawa nta kibazo ubwo ngo reka nanjye ngende nyine ubwo ariko ubwo nyine negereje ka gashimwe kanyu nimba mubona ndi gukora neza ariko ubonye ndi no gukora nabi nkubita agashyi atari kakandi nyine k'abantu bakuru bababazanya ukambwira ati ibintu bigenda neza ubwo ndi no kwitwara neza ukankubita kagashyi nyine k'abantu nyine
nyine basobanutse nyine nkawe mu manaca kari agashimwe karanshimisha ntabwo ujya uhinduka ushize nakakubwiye ntiwagatekereza ariko ngiye buramba ngomba kukwibutsa kugira ngo udakomeza kubyibagirwa ko oya ntabwo mbyibagirwa turi gukorana neza cyane nanjye ntabwo nabura kugushima iminsi iri imbere nyine nzabona ushimira mu buryo bufatika cyane sawa sawa reka mumeze muri akazi neza kumenya imitungo afite yose ariko uretse urinde guhubuka kugeza igihe nzakubwira icyo gukora subiza se boss kubikora nk'akazi kanjye kandi urabizi ko ntabwo utenguha ariko ntabwo byoroshye kitoroshye n'iki nta mugabo kuko we ntiwapfa kumenya ibyo agiye gukora mu rugo ntabwo ari akazi kawe akazi kawe nako naguhaye gukora yes boss nzabikora kuva twamarije kumenya ko hari umuntu ufite amafaranga ikimugenza haramurabona ku kitureba tugomba kubanza tukazamenya imitungo afite tukabanza twegera iyacu yes boss imbere yo kumurangiza yes boss ariko ntabwo mumwirije witonda kuri icyo munsi uzamwigenza aho icyo ukora nakubwiye ko nanjye ngashaka kamwe hasi niyo uzama nk'akangahe ikibazo aka ni ak'abakobwa ahubwo reka Abakobwa. nzagushakira Hari icyo- ak'abahungu hari ikibazo se akawe keza gatandukanye se akari keza nambaye mu gihe nyine kaba ari akawe sebo Okay. mfite aka bemo wanjye nshiri wanjye nzashaka agatandukanye n'aka ngaka keza kakubereye kagukwiriye wewe ni ukuri amwitinya Bari cyagenda nakubwiye nyibutse ubwiki wambwiye ibintu byinshi se hajya nyibutsa mbere ko kibizirikana icyo nzi mpora nzirikana ni uko nkunda nta kindi ibyo byo ni hano none kugira ngo se umukobwa ikindi ni ukunda ikibengambira nyibutsa I love you darling I love you too nawe uri mwiza Ben ibyiza byarahuye zarahoye ibisa birasabirana right yeah Oh. njye nawe ntabwo n'ubu ngubu ndakira ukuntu muri aka kanya ntakigira irungo wagira ngo gute mani ko nanjye reka ariyo mpamvu twahuye udahari ntabwo nari meze neza urabizi sure akunga ibintu byose byarahindutse usigaye unyitaho bikabije cyane ariko uri kugenda uba mwiza umunsi ku munsi uko bwije uko bukeye si wowe ugenda se uri uhinduka kubitera ni njyewe ni wowe uri kubitera niyemere Eh, byose uribona gute urasa neza sure ni ukuri yeah urasa neza cyane musohokamo I love you